Nongeye kubaha ikaze kuri YouTube yanjye, murakoze kunkurikira, murakoze gukora comment, mukomeze mukore comment, YouTube ikure. Byanshimishije kubona tumaze kubona abantu 100. Nizeye ko mukomeza gukora subscribe. Hari ka video nabonye karambabaza, ngira ngo mbabwire. Reka manze mbereke, kari mu Cyongereza. Ubwo abatumva Icyongereza ndagerageza mbasobanurire tukarebe. Mu rugo ni hehe? Nigeria. Ni gute byaba bimeze kugira hano muri Canada? Naje hano muri Canada nje ku ishuri, ariko byabaye byiza. Naje mu ishuri riri private, byari byiza. Waje muri Canada wenyine? Yego. Ntabwo mfite umuryango hano, ariko ubwo nasabye impapuro ku ishuri jyenyine nza muri Canada, ntabwo byari bigoye. Hanyuma noneho hano muri Canada ndagiye nyine. Ni gute byari kugira ngo ubere ku muhanda? Hari business, ni nkuru ndende ariko hari business nashoyemo amafaranga ntibyagenda neza, nuko nabagarira kuri Churchill Street hafi hano nigaga fashion business. Hanyuma ikindi nuko amazu hano, hari impinduka nyinshi zabaye muri Toronto, hari ubumuga bwo mu mutwe, hari anxiety nanjye ngira, ku buryo akazi gasanzwe ntabwo kaba kangoye, ariko ndimo kugerageza kureba ukuntu nabigenza gasubira mu buzima. Ariko cyane ibijyanye n'aho umuntu aba ni inkuru ndende, no kwa muganga no kureba nyine ubwo bwo mu mutwe na terapi ntabwo biba byoroshye. None se ubwo uri ku muhanda, ndimo kureba ukuntu nabigenza. Uyu mwana w'umukobwa rero ntabwo afite aho aba, ndumva iyi video bayikoze vuba. Nimbo twita homeless, udafite aho aba ni homeless. Ibi ni ibintu birimo kuba cyane hano muri Canada, ubundi birasanzwe. Bavuga ko abantu barenze 235 bari aba homeless. Akenshi bikaba ari ibintu bituruka kuba umuntu abatarashoboye gukomeza kwishyura amafaranga y'inzu se, mbese yarabuze ahaba. Ariko nabyo bikaba bikomoka wenda ku bintu byinshi bitandukanye. Hano bavuga ko abantu bari homeless kubera ko bafite disability, mental illness, ubumuga bwo mu mutwe. Bamwe bakaba ari addicted kuri ibiyobyabwenge. Addicted ni ukuvuga ngo n'abantu bafata ibiyobyabwenge nyine bafite iyo addiction, bahora babifata buri kanya. Birababaje, ariko n'urubyiruko bibaho. Impamvu y'aho tuganiye kuri ingingo nuko hari n'abana, hari n'urubyiruko rwinshi ruri homeless. Ni ibintu byatubaho. Nuko n'umukobwa waje kwiga, ntabwo ari wenyine, unakomoka muri Nigeria. Ndabizi bamwe mu bankurikira wenda mufite family yaje hano kwiga. Ni ibintu byatubaho twese, ariko ndumva no mu rubyiruko rw'abanyarwanda bamwe baje kwiga, ndumva na bamwe bafite ibyo bibazo nubwo batabivuga. Tugomba kubiganiraho kugira ngo tumenye ukuntu twabyirinda n'ukuntu mwabyirinda. Njyewe maze imyaka 20 n'ingahe hano muri Canada 27. Wenda kubera ko mbere nari nzi ko byagenda kose nyine ngomba gushobora ubuzima bwanjye hano, ariko byatubaho. Ni ibintu byatubaho twese. Niyo mpamvu akenshi iyo mugeze hano muri Canada, ni ngombwa yuko mujya mushaka abantu bamaze igihe hano kugira ngo babaganirize, mumenye ukuntu mwabyifatamo. Kuko hano, reka mvuge njyewe hano nk'umuntu uba hano, ntabwo navugira abantu bari hirya aho. Iyo udashoboye ubuzima hano, cyangwa ukajya wenda utundi tuntu ntazi, ingaruka igeze zaba mbi cyane, mbi. Ni kuvuga utabashe nyine kwishyura aho uba, ugasanga uri homeless. Yego hano hari system wenda ifasha abantu nk'abo. Nakoze ndetse muri organization itanga amazu y'ahantu abantu baho baba, hari ibyo twita shelter.
hari n'igihe rwose biba ari ngombwa kuko hari abadamu baba bari muri abusive relationship, ni ukuvuga ingo zabo babahohotera, nuko tubivuga se bigatuma nyine nk'abo ngabo bajya bashaka bahungira. Ibyo nabyo bibaho kandi birafasha, ariko muri shelter ntabwo ubuzima bwabo buba bworoshye. Hari n'igihe uhagera ndetse uri umuntu ufite ingeso nziza, ariko ugasanga abantu bafite ingeso mbi, nawe ukaba wagwa muri ibyo bintu. Muranyumva? So urubyiruko n'abandi barimo gukurikira ikiganiro cyanjye, iki ni ikibazo turimo kukibona cyane muri iyi minsi kuko nyuma ya covid ino si yarahindutse, ubuzima burahenze kurusha mbere. Turimo kubona izi ngaruka nyine za covid, ndetse n'imirimo ndumva yarabuze akenshi, cyangwa kwibona ntabwo biba byoroshye. Nubwo system yo muri Canada ukuntu yubatse, icyiza ni uko haba hari uburyo abatishoboye babafasha, ariko nabyo ni process, ntabwo ari ikintu wahita ubona. Ariko niba ugeze nk'aho system irahari kandi ni nziza. Ikintu navuga kuri ibi ni gute twabyirinda nk'abanyarwanda, ni iki twakora. Njye ndumva tugomba kubaka community ihambaye, iri kumwe 100%. Ikindi kirenzeho, kuko nta kundi iyo umuntu ari hano ari wenyine, abacu baje kwiga, urubyiruko rwacu n'abandi baje kuzi impamvu zitandukanye, iyo bigeze aho ubuzima bwabo nyine bubagoye, hajemo depression hano iraba cyane cyane muri winter, ubwo hari ubukonje. Ubu ngubu bisaba ko nyine dushyiramo imbaraga nka community. Indi nama nagira urubyiruko ni uko mugomba kujya muganira, mukavuga, mukatubwira ibyo murimo gucamo, kuko akenshi ntabwo bamenya ukuntu ufasha abantu utazi ibyo barimo guca. Bagomba nabo kuba bavuze, kuba batuganirije, natwe ariko tukaba tuzi ko bino bintu bibaho, kandi tukivanamo shame, isoni, ikimwaro cyo kuba twakwemera yuko dukeneye yuko abantu batuba hafi, ko badufashe. Ibyo bintu tumva ahantu isi igenda igana, hari ibintu tugomba kugenda tureka, wenda biri mu muco wacu cyane cyane niba tugiye kuba hano so tukaba n'ikintu cy'ikimwaro nyine, iyo shame, niba ariko nabisobanura. Niba uri mu ngorane, nyamuneka bivuge. Namwe mufite inzozi zo kuza hano nk'uko mubimbwira, ni byiza yuko mumenye yuko Canada nubwo ari igihugu cyiza nk'uko mubibona, ni heza cyane. Ntabwo ibintu byose hano ariko mubibona muri filime. Ndabizi hari benshi bareba muri filime zo muri Hollywood kugira ngo life ni uko ubuzima bumeze hano 100%. Mu gusoza nyine mubitekerezeho kandi mukomeze munkurikire. Ubukonje ni bwinshi hano, hatangiye gukonja. Iyi ngingo ndabizi ntabwo yari yoroshye kuyivugaho, ariko ni ko tubiganira, kuko Vancouver cyane abantu baba ku muhanda, banaryama ku muhanda, turababona. Ni ibintu unfortunately birimo bibaho cyane. Na n'ubu nabona hano si umuntu uryamye ku muhanda oya, ariko hari ugenda mu muhanda ukababona, usanga rwose umuntu yifatiye inguni hano araryamye. Ubwo turebe ukuntu twabyifatamo, turebe ukuntu twashyira imbaraga hamwe. Namwe mwifuza kumenya hano n'ukuntu tubaho, n'ukuntu mwabyifatamo. Mugeze hano mugomba gushaka amakuru, mukaza mwiteguye, ni ngombwa. Ariko ubundi yes, Vancouver neza cyane, by'abahomba cyangwa muri Canada muri rusange,
ariko ni byiza ko mumenya amakuru yuzuye, ni nacyo kintu channel yanjye ngamije. Ngani mukore subscribe, mukomeze munkurikire, murakoze.